uyu mubona wuriye moto ni muzehe BICAHAGA aha ifatiye hafi yiwe agana ku Kimihurura aho yitabye Dr. Thierry Murangira wamuhamagaye mu izina ry'urwego rw'ubugenzacyaha IREME ngo bagire ibyo baganira. Ingingo baganiraho uyu munsi muzehe BICAHAGA ntazizi arazimenyeshwa hageze. Muzehe BICAHAGA ni umwe mu bantu bane minisitiri ufite ubumwe bw'Abanyarwanda mu nshingano ze aherutse gutangaza ko bari gukurikiranwa bya hafi ko hari rwagakoco iregetse kuri bo. Muri ayo mazina ne yashyizwe ahabona na Minisitiri Jean Damascene Bizimana, BICAHAGA baye wa kabiri uhamagajwe na RIB. Turamwegereye tugeze iwe tuzinduwe no kumenya amagenzi ye. Agiyeyo yiteze iki, asize avuze iki atarahaguruka, ese atagarutse ubutumwa yabasize n'ubuhe? Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Njyewe ndi Ntwari John Williams. Bamwe ndabizi mujya muturaporosha bati kuki Ingabire akorera ibintu mu Rwanda mukamwihorera, Agnes Uwimana, William Ntwari, BICAHAGA n'abandi mukabihorera. Ntabwo bari abantu tubihorera. Ntitubihorera ahubwo twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye kandi n'abateze amatwi, dore tuzi ko hari abakurikira bareba, hari abakurikira bateze amatwi bari mu kandi kazi. Mwese abakurikiye Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira, tubahaye ikaze muri iki gitondo. Turi kuwa kabiri itariki ya 8 ukwezi n'Ugushyingo umwaka ni 2022. Nkaba ndi mu rugo rw'umusaza BICAHAGA Abdallah, umusaza amaze kumenyera mu gutanga ibiganiro, umusaza w'intyoza ufite byinshi asobanura kuri televiziyo yise Amateka Nyakuri. Bwana BICAHAGA Abdallah, muramutse neza? Ejo nibwo wampamagaye hari mu rukerera utaraca neza umbwira ko ufite ubutumire ko wahamagaye kwitaba kuri RIB, ariko wabanje no kumbaza amakuru ya Madame Theoneste Nsengimana, umbaza niba ibyo byashize bikamenyekana. Umunsi ajya kuri gereza gusura umugabo we ntatahe, nibwo nakoze impuruza mbaza nti ese yaburiye he, yarigitiye he. Buracya mu gitondo ndakomeza ndabaririza, nta gisubizo cyo nabona ku nzego zibishinzwe, ariko cyumweru nibwo nyuma naje kumenya, ngiye iwe n'abandi twajyanye tuza kumenya ko yafungiwe kuri gereza kuri kasho ya Rwezamenyo hariya. Megege nawe yagiye gusura umugabo we, ariko gereza imushyikiriza RIB mujyana Rwezamenyo, hari hafi ya Club Rafiki, nibo bamufungiye. Ayo makuru twamenye tuyahawe n'abo twasanze mu rugo bari bamushyiriye udukoresho mu gitondo, nabo babwiwe ko yafunganywe n'agahinja gato cyane kacyonka katatangiye no kurya. Inyuma RIB yaje gutangaza ngo yakoze inyandiko mpimbano, ngo yahinduye ngo ubutumwa, ngo ufata ngo SMS ngo itariyo, ngo igaragaza ko yipimishije COVID. Niko wabivuze, ibindi ukuri kwabyo n'ikinyoma cyabyo ntabwo mu rwego rwo kubasha kubyemeza ngo ni ukuri cyangwa se n'ikinyoma. N'ibijya no mategeko sinzi ubwo bafite uko bazabyemeza cyangwa bakabihakana. Rero ubu nkugezeho ni 4:37, umbwiye mu kanya kashize ko uri kwitabe RIB 5:30 ku isaha bayiguhinduriye. Isaha bahinduye bigenze bite? Wasabye kwihinduka cyangwa ni wowe ubwo wahinduye? Nasabye gusa umuvugizi wa RIB niwe wampamagaye nkuko yampamagaye ushize, hanyuma ambwira ko agize absence gatoya, hanyuma rero ambwira ko nakwihangana gatoya nkaza kuhagera saa 5:30. Ubwo urangiriye neza koko iyo atabimbira nakombe ko nagezeyo, hanyuma nkaba nigirira umwanya, kandi muri uno mwanya nyine ngo urumva ko twari no kugira ikibazo cyo kubonana nawe. Wari wambwiye nagomba kuza muri Kigali kukureba kugira ngo tuvugane, ko nari nturutse mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma icyo nkubaza kugira ngo nawe uteze amatwi babyumve neza, byatangiye bite? Ajya kuguhamagara hari ryari, yakubwiye iki? Ndavuga Dr. Thierry Murangira umuvugizi wa RIB kuko uvuze ko ari waguhamagaye. Yampamagaye hari kuwa gatanu saa 10:12 aho ngaho.
njye nyine ndebye ku isi hano yari saa 12:12 ariko nkeka ko ubwo yari yampamagaye na 11 nyine kuko umwanya twavuganyemo ntabwo twavuganye n'amagambo menshi uretse gusa nk'uko bisanzwe nyine kunsuhuza nkifuriza amahoro akanyifuriza andi hanyuma akambwira ko yifuza ko tuganira ubwo rero niyo njye nibwo namubwiye nti kuganira nta kibazo gihari nanjye ndabikunda cyane hanyuma nibwo rero mpaye umwanya umunsi uyu nguyu nyine kuri no saha ishize gato ya saa 4 nagumye kuba nagezeyo ariko ku mpamvu nyine zitamuturutseho yaje kugira izindi mpamvu zituma dukerwaho gatoya umukanya ngiye guhita nirukanka vuba hanyuma saa 5 n'igice bingezeyo turebe ko twabonana. Nsanze uri gufunga ibifungo by'ishati bivuga ko rwose uri mu myiteguro nawe byo sinde bugutinze kugira ngo udakererwaho baje no kugira ngo nabibye nkurikije uko wanyoboye ariko umudamu n'abana bambwira ngo naha ngaha hanyuma amaze kubwira ngo aganiriza kuki utamubwira uti ese ko mfite umwanya kuki utaganira kuri telefone kuki utemeye ko muganira kuri telefone ko amafaranga wakoresha n'ubundi ni imisoro yawe ni imisoro yanjye ni imisoro y'abandi buri ibyo byose ifu guha respect umuntu nkuriya iyo avuze kuganira ntabwo wabwira umuntu w'umunyacyubahiro muri muganire kuri telefone kandi mu by'ukuri kuganira ni umutima mwiza ni ikintu njyewe mbona ko ari ikintu kitari kibi ntabwo rero natinyuka kumubwira ko ngo tuganire kuri telefone naba musuzuguye kandi ntabwo ari umuntu wo gusuzugurwa uretse n'ibyo kandi njye singira n'umutima wo gusuzugura nubwo yaba atari wari n'undi sinamubwira gutyo. Dr. Murangira umuvugizi wa RIB akomeza kuvuga kenshi ko abantu bitihutira guhana gufata no gufunga ko ahubwo aho bishoboka ibanza kugira umuntu inama wowe nubwo atakubwiye ko ari inama cyangwa ikindi ariko niko kenshi babivuga akubwira ko muzaganira nta ngingo n'imwe yakubwiye ngo tuzaganira ibyerekeye ibi ntacyo nigeze ambwira nanjye ntacyo namubashije iyo umuntu akwiye kuganira nyine gusa ukurikije urwego arimo urwego ahagarariye utekereza icyo mwaganira ariko ntabwo yigeze ambwira ngo tuzaganira kuri iki n'iki mbese n'ubundi agiye nibwo ngiye gutega amatwi numve icyo tugomba kuganira icyo ari cyo. N'ubwa mbere ukoranye ikiganiro na Fast TV IREME News ikiganiro unakoze ugiye kwitaba RIB mu minota mike urabahagurutse ese dufatiye ku bantu bitaba RIB bagiye kuganira atari na convocation bahawe ngo baje kwisobanura ku byaha runaka cyangwa ibyo bakekwaho ariko bakagenda bagaherayo ingero zirahari hari Karasira yagiye kuganirizwa aherayo hari Abdul Hashid Hakuzimana yagiye kuganirizwa aherayo hari yitabye baherayo hari Dr. Kayumba yajyagayo kenshi rimwe kabiri kangahe ikindi gihe aherayo hari abandi bakiri kwitaba ngubu hari uwitwa Muswimana Nyesi arakitaba n'ejo yitabye hari uwitwa ihora habona Jean de Dieu wo muri Kangondo wanze gusinyira ingurane atemera udakwiye ahora yitaba ariko ejo baramutwaye n'abantu batazwi bisa nko gushimuta turahindura imvugo gushimuta nitumenya ko yatwaye n'inzego zizwi ariko ziba zitazwi yaba yarashimuswe nitumara kumenya ko yatwaye n'abazwi ubwo birwa gutabwa muri yombi hari n'abandi benshi tutarondora niba hari benshi bitaba bagaherayo bagatabwa muri yombi bari bazi ko bagiye kuganirizwa wowe izo mpungenge ntazo ufite? njyewe ndumva nta mpungenge mfite kubera kuko icya mbere cyo umutimanama wanjye unyumvisha ko ibyo navuze kuri channel yanjye ari mu bintu byiza kandi bihugura abanyarwanda kandi bihamagarira abanyarwanda kugira ubumwe amahoro n'ubwiyunge byo terambere y'igihugu kandi rirambye. Rero ntabwo ufite impungenge n'uburyo byabaye nyine byarabaye ariko umuntu nyine ashobora kuba hari impamvu igendanye ntazi ariko kandi binabaye nyine ubwo nta kundi nabigenza kuko nta nicyo nakora kuko ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndi umunyarwanda n'ubundi mvuze ngo singiye basanga ahangaha sinteganya kuva muri iki gihugu ntabwo rero nakwigomeka ku nzego z'ubuyobozi cyane cyane
iyo z'ubugenzacyaha, ariko kandi nta nubwo njye mbifata mu rwego ko ni kuganira, ubwo nari kubita muri urwo rwego wenda bavuze bati hari ibyaha tuguhamagarira, kuba rero atari ibyo nta byaha bambwira, ubwo ngiye bakahinduramo ikintu nk'icyo ngicyo baba bamuhoteye mu buryo bugaragara, kandi nta kindi ntabwo nabigenza ngo namuhohotewe nk'uko n'undi wese ahohoterwa, nta kindi njye nabikoraho. none ufitemo igisubizo mpaye kirimo bibiri. Hari kimwe kivuga ngo nta mpungenge gifite, umutima wawe ntucire urubanza, ntacyo wishisha ko cyatuma usigarayo, ukongera utari ko binabaye ntacyo wabikoraho, kuko niyo utajyaho ngo niba bahagusanga urumva ko ugiye witeguye byose birashoboka, ariko amahirwe menshi ndayaha kuganira kuko nibyo nasezeranijwe, ibindi byo bije byaba ari ibintu nyine bidasanzwe, ntabwo niteguye. Ubwo icyo njye niteguye ni isezerano mfitanye na mugenzi wanjye wahamagaye. Abajya bitaba RIB babifata nko kwigemurira gereza, bashingiraho kuba guhamagaza umuntu ukamubwira ko ugiye kumuganira nawe bituma atitwaza umunyamategeko ngo nibura ibyo abazwa abyisobanura mu nzira zizamurengera mu mategeko. Ese wowe ntibyafatwa nk'aho waguye muri umutego kugenda nta munyamategeko cyangwa mwitwaza? Nabyo nubwo ntabwo nimwitwaza, ntawe nashatse kurumva, ntabwo umuntu yakubwira ibiganiro hanyuma ngo witwaze umunyamategeko kandi utagiye kuburana. Rero ntabwo mu biganiro haza umunyamategeko, rero ngiye bakabihinduramo kumbaza ibyaha, ubwo ngubwo ntageze mu rukiko. Ngeze mu rukiko ibyo nabyo ni ikintu cyane kwanda, nanone ni ikintu navuga ni mu buryo banjyanye mu buryo butari bwo butewe n'amategeko, nagiye ku buryo buri escroquement. Ntabwo rero mbese ibyo nabiburana nabyo byaba biri mu bintu mwe yandengera mu zandengera. Ko benshi mu baburana dufite batwaye muri ubwo buryo n'abakuye mu ngo zabo bavuga ko batwaye mu buryo butemewe n'amategeko, iyo ngingo ifata ubusa. Wowe ufite iyiga hanze ubwo nyine ifata ubusa, ariko wayigaragaje. Burya iyo uvuga ukuri ntabwo ari ngombwa kugira ngo ukuri kwe kube kuri yasize risasiye, nuko abantu abanyakuri bumva nyine ko wowe n'ubwo uri mu kaga ariko urengana. Ntabwo rero iyo wisobanura cyangwa se niyo icyo ukora cyose ntabwo ukikora ugira ngo wenda bikugire akamaro, ahubwo ugira ngo bigire akamaro rubanda nyamwinshi. Impamvu rero mbikubajije ni uko, ariko ntarakomeza impamvu, uvuze ijambo ryanzwe cyane hanze aha, ijambo rubanda nyamwinshi. Mu buryo ujya ushinjwa ngo bavuga ko uvuga ijambo rubanda nyamwinshi, iryo jambo wowe ntabwo rigushisha? Ariko ntabwo rishisha namba, kuko rubanda nyamwinshi abantu si rubanda nyine. Abantu b'u Rwanda biravugwa, byaravuzwe, abantu b'u Rwanda ni abaturage, ni rubanda, ibi byose ni ijambo risanzwe mu Kinyarwanda. Ariko ngo iyo nyamwinshi ngo biba bihinduye isura. Ibyo ni imyumvire nyine y'abahezanguni kwabo, ariko ni ikintu nyine umuntu yavukanye, Ikinyarwanda umuntu yavutse avuga kugira ngo gihite kimushingukamo akanya, n'ibintu bitoroshye. Rero ngiye nemeza ko rubanda nyine ni rubanda, kandi nyamwinshi si ikindi, ni abantu nyine, ni abantu benshi. Nicyo bishatse kuvuga, ni abantu benshi kandi banyuranye. Ngewe iyo mvuga mvugira bose, mvugira abanyarwanda, kandi ndi umunyarwanda, kandi nifuza igihugu cyiza, igihugu cy'abanyarwanda, igihugu buri wese agomba kwisangamo nk'umunyarwanda, atari ukuvuga ngo hari agace runaka kumva kari domine ku kandi, ahubwo ari abantu bose biyumva kimwe mu mategeko, kandi bagengwa n'amategeko, kandi bayareba kimwe, nta n'umwe uri hejuru yayo. Rero nakubazaga mu kanya nti impamvu itumye nkubaza kutitwaza umunyamategeko nuko kenshi abantu batabwa muri yombi baba bagabanyirijwe uburenganzira n'ububasha bwo gushaka umunyamategeko. Bisaba ko amushakirwa n'undi uri hanze, wisanzuye, uboneka, widegembye. Kandi wowe icyo gihe mu gihe utisanzuye, utidegembya, hari igihe uhabwa amahitamo atari ayawe, hari igihe hari izindi nzira wabonye gutegura zituma umugeraho ziba zitagikunze. Izo mpungenge nizo zituma rimwe na rimwe abantu bavuga ngo ese ngezeyo nkasanga banteguriye urubanza interrogatoire, ibazwa, gukoreshwa statement nini, gusinyishwe n'ibi. Ntabwo nawe nyine umunyamategeko ngo ambwira ati itonde cyangwa wibisinya byanditse bitya.
justement icyo nage ni ikintu ndi bukoreho attention ko igihe cyose baza kongera mu mategeko bakambwira gusinya ndaba nitonze gusinya mbanze sabe umunyamategeko rero mu buryo wenda haba harimo kutisanzura nyine ibyo nabyo nyine ni ibintu byumvikana kandi nyine mu gihe nyine utikoreramo ubwo nyine kiba ari ikibazo ariko nanone ugomba guharanira uburenganzira bwawe ubwo namwe muri hanze n'ibiramuka bigenze gutyo nyine ubwo muzagerageza kungwanaho mu kunyuranyiriza umunyamategeko kandi ubishoboye. Hanyuma bwana BICAHAGA mu byo ushinjwa n'abagushinja nubwo nta rubanza rurabaho ariko hari imbuga televiziyo zo kuri YouTube zifite akazi ko kuvuguruza gusa ibyakozwe n'ibindi zitazigira content yazo yihariye ahubwo rero mu kanaka yavuze ibi bakaza kumusebya gusenya no kuvuga ibindi mu byo bagushinja ndetse n'abandi batukana kuri Twitter ariko bigaragara ko abihemberwa usanga bavuga baragushinja amacakubiri ibiganiro byawe ntabwo ari amacakubiri abo ngabo babivuga gutyo bo ahubwo bari mu byaha nibyo nabwiye abantu ko umunsi inshallah nagize uburyo n'ubushobozi bwo kuba najya mu nkiko kuko kujya mu nkiko byo bisaba nanone amagarama nanone nkagira uburyo bwo kuba nareha avoka mu buryo bunyoroheye mu by'ukuri mbona nabitangira najya mbarega bariya abantu nabarega kubera ko ubwabyo ibyo bakora ni ibyaha ni ibikorwa byabo bigize icyaha ufata video y'umuntu ukafata mu byo yavuze ugatoranya ibyo ushaka mu byo yavuze byinshi ukereka abantu ko umusebya ko uwo muntu munamwimbira ko uko yafashe ibintu uko yavuze ibintu ukabihindura ukundi ni ibintu muri make yabigize ibyaha rero ibyo byongeye mbibona koko ugasanga umuntu ngaho navuze ngo ubumwe ubwiyunge mu banyarwanda kugira ngo buboneke nuko buri ruhande abanyarwanda twakwiga amateka tukamenya amateka tukamenya ko tugasobanukirwa ko hari igihe kugira ngo urubwinge buboneke nuko abantu basasa inzobe bakamenya bati buri wese yahemutse kuri iki undi ahemuka kuri iki bityo rero tubivemo tubishingukemo tububake u Rwanda rwiza kandi ibyo kubivuga ni bituma amateka atisubiramo kuko iyo utabivuze ngo abantu bamenye ububi bw'amateka yabayeho usanga ejo bundi ibintu byisubiyeho nk'uyu munsi iyo urebye ibintu byavugwaga n'abategetsi ba mbere ya 90 uyu munsi cyangwa se muri bavuga muri za 90 uyu munsi hari abategetsi n'ubundi bavuga nk'ibyo ngibyo rero ugasanga ni ibintu bishobora kuzana ingaruka mbi nanone kandi mbwira abantu ko ibintu byo guhora abantu bavuga ngo ni gatebe gatoki nubwo nkurusha imbaraga ndaguheza hanze nawe ushake ibishoboka byose ushake imbaraga nawe uze umubite nirukanke none mbere hanze ibi ni ibintu bikwiye gucika mu Rwanda n'ibyo nyirigisha urubyiruko rw'u Rwanda ko mu by'ukuri rudakwiye guhora muri ibyo kuko mu by'ukuri ibyo byose iyo bije bizanwa n'abategetsi kandi bikagira ingaruka ku rubyiruko rw'u Rwanda n'abanyarwanda niyo mpamvu nkangurira urubyiruko nkangurira abanyarwanda kwanga ibyo kugira ngo bagerageze gutegura ejo heza ejo hazaza kandi bubaka igihugu cyiza igihugu kidasenywa n'amaboko yabo kandi aribo bacyubatse. Mu bisobanuro utanze kuri iki kibazo uhise usubizamo ikintu ari kubaze iyo umbwira ngo nukora amacakubiri nakubaza noneho ukora iki mu biganiro byawe uhise utangaza umurongo mugari ugenderaho mu biganiro byawe n'icyo ugamije ariko bararengana none ejo bundi minisitiri ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda ari mu Busuwisi ahari hateraniye abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda yagize atya aravuga ngo hari abantu yatanze amazina ane wari yarakurikiye cyane avuga ko abo bantu bimeze bite yavuze nyine ko umukuru wabo ari Ingabire Victoire avuga Agnes avuga Ntwari njye naje ku mwanya wa 4 none muri abo bantu yavuze habanje Agnes hakurikira BICAHAGA ubundi n'abandi bazakurikira simbizi ababanje mu kugira gute gukurikirana uhamagaza ruzwa cyo kora Agnes yahamagajwe kuri convocation usa nkaho hambazwa ibyaha njyewe bahamagajwe nta byaha mbazwa ari ukuganira
ibyo ngibyo rero nyine ni bwa budasa nyine bw'abategetsi nibyo mbwira urubyiruko rw'u Rwanda ko amakosa buri gihe akorwa n'abategetsi atajya akorwa n'abaturage. Ntabwo umuturage w'umuhutu umuturage w'umututsi yigeze abyuka ngo ajye gutema undi amuziza icyo ngicyo, ariko usanga abategetsi buri gihe muri protection baba bashaka gufata iyo bakora amakosa bitwaza wenda abo bahuje amoko bakajya guhohotera abandi. Rero iyo umuntu agiye nk'ariya ari minisitiri kandi ngo umwe mu by'ukuri aba agiye mu nshingano zitari zo, iriya disikuru ntabwo ari disikuru y'umuntu nka minisitiri noneho ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda. Iriya ntabwo ari disikuru nyayo yari akwiye kuvugira hariya, n'ababimusabye ko hari abantu bagomba gukurikiranwa. Icyo agomba gukora ni uko agomba kubabwira ko igihugu gifite amategeko kigenderaho, rero ko uzayarenga amategeko n'ubundi azakurikiranwa ariko binyuze mu mategeko bitagendeye ku marangamutima. Ibyo yagaragaje rero byagaragaje ko hari u Rwanda rushobora kuba ruhana abantu rushingiye ku marangamutima rudashingiye ku mategeko. Minisitiri nawe n'ubwo uvuze ngo ntiyakurikije amategeko ya disikuru y'umuyobozi we yavuze ko yayivuze mu rwego rwo kurengera abanyarwanda, agaragaza ko hari abantu babasenya ngo basenye ubumwe bw'abanyarwanda ngo bagomba gushyirwa ku murongo. Bamaze kugaragaza ko udasenya ubumwe bw'abanyarwanda, ariko hari ikindi yavuze ngo banafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo nabyo nyine ni ikindi kibazo, kuko ingengabitekerezo ni ikintu kitabonwa n'amaso. Rero aho atekereza aho bavana ingengabitekerezo ya jenoside nabyo ni ikibazo nyine kiri muri icyo gihugu cy'u Rwanda, kandi nacyo kiganisha ahubwo ku macakubiri. Iyo urebye umuntu ukavuga ngo ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ukavuga ngo abana bavuka muri bariya bantu bose amashyireka y'ingengabitekerezo ya jenoside, ubwabyo ibyo urimo kubiba ni amacakubiri, kuko mu by'ukuri abo bana bafite abana bangana. Rero uburyo abo bana mbese ibyo ni uburyo ntekereza ko barimo gukoresha kugira ngo abantu bamwe bumve bari domine ku bandi, abandi bumve bari munsi y'abandi, mbese hagire igice cyumva cyabaho kitakamba gisaba imbabazi kiti rwose mutubabarire rwose mu twebwe. Ibyo rero ni ibintu mbona bitazana ubumwe bw'abanyarwanda ahagarariye cyangwa se ashinzwe guharanira, ahubwo mbona ari ibintu bizana amacakubiri, kuko ayo ni imvugo njye nagaragaje kenshi kuri channel yanjye ko iyo ufashe umuntu ukamutwerera ingengabitekerezo, ukamutwerera ubwicanyi, ukamutwerera ubuterahamwe, ugafata uwo ari we wese n'umwana w'imyaka 19 ngo ni afite ingengabitekerezo, uba upfubya jenoside. Ntabwo mu by'ukuri ibyo ari ibintu by'u Rwanda, ntabwo ari ibintu biri byo, ni ibintu bakwiye kureka bagafata umurongo nyawo wo kumenya ko abanyarwanda bareshya imbere y'amategeko, kandi igihugu cyabo bagomba kugisangira ibirimo byose ntagire ucundi. Iyo minisitiri nkuriya n'abandi bafatanije bavuga ingengabitekerezo ya jenoside bafite kwinshi basobanura, ku ruhande rwanjye nta biganiro bya jenoside nyakora. Impamvu ntabikora si uko bidakenewe, ahubwo nuko nabihariye inzobere mu kumenya byinshi kuri yo no kuyisesengura, kandi abatumirwa bayo bafite ahandi bahitamo kujya kuvugira, byatumye nirinda kuyivugaho, nta niyo nteganya kuvugaho. Ese wowe uyivugaho ntabwo ukeka ko uyivugaho babona udafite ubumenyi, ubushishozi ndetse n'ubunararibonye ituma ubivuga mu buryo bukwiye, wenda ukaba aho ubikora utebye cyangwa uyobya nk'uko bivuga? Ibyo nta tegeko ribihana. Gusa njyewe jenoside nayibayemo, narayikorewe, nabaye mu Rwanda. Rero niba ibintu byabaye mu Rwanda byose hari ingaruka byagiye bingiraho, nkabona ko bigeze no ku bandi banyarwanda, nk'uko nakuye umurongo wanjye ni amateka kandi nyakuri, kandi nk'uko nagiye mbigaragaza simvuga ko mvuga amateka nyakuri kubera ko nayaminuje mfite doctora mu mateka nyakuri, ahubwo njyewe nagaragaje ko uburyo mvuga amateka nyakuri, nanone nkavuga ko umurongo wanjye w'amateka nyakuri atari uko nyazi cyane kurusha abandi, ahubwo ari uko gusa njyewe ngomba kuvuga nyine amateka ayo nzi yose ngomba kuyavuga ukuri, singire ayo ngorekamo kandi singire uruhande mbogamiraho urwo ari rwo rwose.
bityo kugira ngo rero abantu babashe gusobanukirwa neza bamenye amateka ya buri ruhande, bityo urubyiruko rw'u Rwanda ruzabashe kunga abanyarwanda, kuko nibo mbona ko bakwiye gufata iyo initiative, kuko nibo badafite nyine ayo mateka mabi, nibo badafitemo amaraso mubaro mu ntoki zabo. Rero urubyiruko kandi nirwo rukwinze kugirwaho n'ingaruka z'amacakubiri cyangwa se z'ayo moko abantu baba bakurije bagashyira imbere cyane, ugasanga rero aba bana bagomba kubisobanukirwa, bityo bagafata undi murongo unyuranye n'uwo abasekuru babo bakoze, bagafata undi murongo. Ikibazo kibanziriza cya nyuma nakagombye kubaza byinshi, ariko kubera iminota iri kuducika kandi ugomba kugenda kwitaba bitwa ko wasuzuguye, reka nyarutse ngane ko hafi y'umusozo. Icyo ni ikibazo kibanziriza cya nyuma, ni ukukubaza ese kugira ngo uhaguruke wumve gukoresha itangazamakuru rigari, umuyoboro mugari ugera kuri benshi kandi hirya no hino ku isi hose, byakujemo bite? Niki cyaguhagurukije? Icya mbere cyo kugira ngo ugire igitekereza, utekereza ikintu kubera none ibindi wahuye nabyo. Hari ibyari bisanzwe bindwanira mu mutima wanjye, ariko ntafite uburyo bwo kubivuga, cyangwa se ukansanga ndabivugira nyine mu nzira, usanga bivuga mu bantu basanzwe, mubwira abantu gutya basanzwe. Ariko mu by'ukuri njyewe ubwo umunsi umwe ubona bagiye kuganira ku kinyamakuru Marabyo TV, ngatangaho ibitekerezo byanjye, naje gusobanukirwa ko uwo muyoboro ushobora gutuma ngeza ibitekerezo byanjye kuri benshi, kandi n'abantu bari bamaze kungaragariza ko ibitekerezo byanjye babikeneye. Ubwo rero mfata uwo murongo gutyo wo kumva ko nashyiraho channel noneho kujya bambwira amateka nyakuri, kandi nanone mbabwira n'ibindi bitekerezo kandi biri efficace bishobora kugirira abanyarwanda akamaro. Ikibazo gisoza muri byinshi nari mfite ibindi nabisimbutse, ese uramutse usigayeyo, ntitubikwifurije kandi bikabe turakwifuriza kugaruka amahoro, uramutse usigayeyo u Rwanda wifuza none umeze bite? Ese urwo wifuza rurashoboka? U Rwanda nifuza ni urwo abanyarwanda bose bajijutse. Abanyarwanda bakwiye guharanira kujijuka, kandi abanyarwanda bakwiye kugerageza bakarenga ubwoba, kandi bakarenga amacakubiri, kandi bagaharanira uburenganzira bwabo ko bugomba kubahirizwa. Ntabwo bikwiye ko abanyarwanda bakwiye kumvira, bityo ngo bumvire abantu ngo nuko ari abategetsi, babumvire no mu bintu babona ko bizabagiriraho ingaruka cyangwa se bizagira ingaruka ku gihugu cyabo. Rero buri munyarwanda aho ari hose yagombye kumva ko bimureba, ko agomba guharanira ko igihugu cy'u Rwanda kigomba kumererwa neza, kigomba kuba cyiza, kandi ko kizagirwa neza n'ubumwe, amahoro mu banyarwanda. Ibyo bitabonetse, iterambere ry'u Rwanda rizahora ntaho rigera, rizahora risubira inyuma. Niba hari abantu baje bakubaka inzu nziza nk'ayo mataje bajya bavuga ko bubaka, ejo hakaza abantu bakayasenya. Ntabwo rero aribyo nifuza u Rwanda. Nifuza u Rwanda rurimo abanyarwanda bunze ubumwe, rurimo abanyarwanda bakundana, rurimo abanyarwanda bashyize hamwe, bubaka ibintu kandi bagaharanira ko ibyo bintu bitazasenywa n'uwo ari we wese, ahubwo ko bahora batera imbere mu kuzamura no kubwubaka. Turagushimye cyane, ariko nakwaje ngo u Rwanda rurashoboka cyangwa no u Rwanda igihe twaba dufite abanyarwanda bazaba basobanutse, bakikuramo ubwoba, bakikuramo kuvuga ngo nk'ubu ibi bibaye, bampamagaye, hari abantu bakoze ku makomenti ibintu binyuranye, hari abanyifuriza guherayo, hari abandi benshi baranyifuriza kugaruka, abantu benshi rwose barankunze cyane, bari kunsabira ku Mana, Imana ifashe. Ibyo ni byiza cyane, ariko harimo bakeya nka komite zigera nko kuri 3 muri komite zigera kuri 90 kandi abo ni amazina agenda, ni izina rimwe rigenda rigaruka, ntabwo ari abantu benshi. Usanga rero bari kugira, ariko ngira ngo mu by'ukuri mvuga ngo mu Rwanda rushoboka, ariko rugashoboka gusa kuko abanyarwanda icyambere cyo bagize ubwenge, nubwo akenshi ingoma nyinshi, ubutegetsi bwinshi, system nyinshi ntabwo ziba zishaka ko abaturage bazo bajijuka, basobanukirwa. Kuko gusobanukirwa kwabo mu by'ukuri babibonamo akaga, bakabonamo ikibazo, nyamara
igihe cyose tuba dufite abantu badasobanukiwe, tuba dufite abantu batajijutse, byagorana kugira ngo igihugu kizagere nyine izo ntego nifuza zizagerweho. Ariko igihe abantu baza bamaze kujijuka, bamaze kumenya ko ibyo bagomba baharanira, bakamenya ko ibyo bijyanye n'amoko, Ubuhutu, Ubututsi ari ibintu bituma abantu bamenyana gusa, atari ibintu bituma abantu barwana ngo bicane, bakamenya ko bagomba guhuriza hamwe icyo kintu gituma bamenyana, ahubwo ari ibigaragaza ko bakeneranye. Ibyo rero nibamara kubisobanukirwa gutyo, bazakora igihugu cyiza kandi igihugu kizatera imbere, kigere kuri byinshi. Wavuze ibyo kugusengera, nabonye hano ibitabo bihari byinshi, niba atari byose byanditse mu Cyarabu. Ibi bitabo usoma byo n'igitabo. Iyi ni Korani. Iyi ni Korani, iki nacyo kirimo imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad. Nacyo ndabona kiri mu Cyarabu. Nacyo kiri mu Cyarabu n'igiswahili. N'ikinyarwanda plutôt, harimo n'ikinyarwanda buriya. Kiriya kindi byose ni Korani, byose ni Korani. Kuri ko sinzi ubundi ntago gikorwa n'umuntu afite isuku. Oye, isuku rero kwenda bishobora kwifite ko nta yindi yanyu musaba ntacyo. Bira bindi byose ni Korani, n'ibindi bitabo bisobanura biyuzuza biyunganira. None BICAHAGA rero ijambo intashyo ubwira abantu bagukurikira, bakureba n'abandi baguherekeje muri uru rugamba urimo, icyo nabasaba ni uko bakomeza kugira umutima w'urukundo rwo kumusabira nk'aho ngiye nyine nkaba amahoro, kandi ntanagarutse bagakomeza kunzirikana aho n'abandi hose, byaba aho n'abandi hose bakanzirikana, bakajya bibuka ibyo nababwiye, ibyo bemeye, ibyo bakunze, uwo murongo nabahaye nabo bakazawuharanira, bakazatera ikirenge mu cyanjye. Turagushimye cyane BICAHAGA Abdallah, namwe mwakurikiye Pass TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Turashimiye ikiganiro cyacu cy'anangana tugisoreje, twifuriza BICAHAGA Abdallah kuba amahoro, kugera yagiye amahoro, kugaruka amahoro no kubana n'Imana.